ngo nsuhuze abakunzi ba Genesis TV by'umwihariko aba Queen of HILLWOOD wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zose za Genesis TV Rwanda. Hello. Mumbwire inshuti yawe imeze gute? Inshuti yanjye kwizanye. Ariko inshuti yanjye yaba bashaka kumva amakuru yayo. Yewe nategereje. Ahubwo nungu tsindi inshuti ya kabiri. Kandi mujyanye nayo se nziza. Ase wagiye twongera natwe. Natuguriza. Nukuri. Oya ntago yo. Kameme kuba ko turi kwiga mu bintu by'inshuti nsigaye mbona abantu bose nkabonamo inshuti nziza kameme. Noneho niyo ndusha nk'imyaka nka 20. Ariko ndakubwiye ngo ni wa muntu mbyutsa neza nkirirwa neza nkarara neza. Igitsina gore gabo. N'umwana naracyari mutoya. Nyine iki gitsina we gore. arusha uwo muntu imyaka 20. Nyine iki gitsina gore cyari gabo. Igitsina gore. No kuri. Uzi noneho mu gitondo yambwiye. Ati gafite nko 7 ans. 7 ans. Ni gato wowe uri kumva ibiki? 17 ans. Umuntu pora arusha imyaka 20 uri gusura afite imyaka ingahe? Ikumva afite nk'cyakora nk'umwe yabonye undi mushuti. Ariko noneho umubwira neza arumurusha imyaka 20. Ubwo urumva ni umwana muto. None wa undi uza nyine ari agashuti ke ko mu rugo. Ko mu rugo. Karaganiriza. Iyo ntashya amakuru. Ya wicaranye na za kuntu nyine ibiganiro. Uriya we inshuti nk'iriya rero. Nawe rero ni afite. Aha. GASIRABO yaraweje 17 ati mukecuru se ko nta no afite. Ati porose buriya ni 17 gusara cyangwa hari ibindi byeje nyuma. Atangiye gufata. Yarategeka umuntu n'umwana. N'umwana humura ariko kandi yarategeka kumbaza n'igitsina cye. Gose muri ubusocye utambajije aho yiga wenda cyangwa ibindi. Cyangwa icyakora. Nese numva ko ari mu rugo. Oya diseta kuko watangiye kubaza niba ari mari. Seta uzi impamvu? Yuzuye iyo shuti ya 17 y'igitsina gore. Ariko yavuze ngo n'umuntu arusha imyaka 20. 20 ngo nayumvise. Wiyumvira igitsina. Yumvishije inshuti ahita afuha ibindi out. God Jesus. Ayo babona umwana ukubwira ati ngo ubu ngubu ngiye hano niga ngo utsige dufite agatimu kabana tugendana. Ngo ubu ntago badukora ati reka ngo ngiye banyita akarukasekeje. Uwanyita minitiku. Kanze. Minitiku? Ayo matiku. Nene karaganira handi abaje afite buri kanya bafite ikintu cyo kukubwira. Ndumva ngashaka kabona. Urumva? Rigasara kuzi wa minitiku. Aranzi. Ndamuzi se ngewe. I love what I see. Asyaro bara abantu benshi banzi kandi ntazi ariko urumva. Topic yacu ubushize twavuze ku nyangamugayo. Abantu bari responsable inshuti ziri responsable ntabwo twavuze kuri responsabilité directe nka meaning oya twavuze ku nshuti ko tuzongera tugere kuri responsabilité noneho muri relationship ku nshuti harya twibukiranye kuko uyu munsi turavuga kuri irresponsable byarambabaje buryo hari inyangamugayo hari n'inkundamugayo icyo nakuyemo muri saha ushize niyo wasorejeho basoreje tubwira nyine ko hari igihe umugenzi ashobora gufatira decision wenda rugiye kugwa hasi warugiye kuyoba cyangwa se warugiye kugwa hasi iyo numva ariyo yakabaye responsable donc ukaba responsable kuri ukaba ushobora gufata decision ikomeye ku muntu kuko wenda atarabizi cyangwa se nubwo nawe ukamugira inama yo kugira ngo nyine ukayimugira cyangwa ubona bitari bumunezeze kandi ufitemo uruhare hari ukuntu umuntu aba responsable mu buzima bwe yagira inshuti agashaka kumva yayinezeza nibwo buryo rero bikozemo ariko noneho we wabireba ugasanga umunezero yifuza kugwa si ukeneye ugasanga mu munezero aguha hari ibyo ari buhombe ukanga ko bihomba kandi n'umuntu ukanezerwa kuko kunezerwa kw'inshuti yawe ntibisaba ibyo yagukoreye cyangwa yakugiriye ahubwo kuba yagusova nyuma bireba muri noneho kandi kantu natekerejeho maze kumenya ko topic y'uyu munsi ari irresponsable ese nibaza za nshuti kuri responsable ariko nganisha no kuzi ziri responsable urumva ni kimwe kiri positive ikindi kiri negative hari inshuti muri mu bintu cyangwa ufite ikintu cyawe ariko ntigifate neza kubera ko ari irresponsable ugasanga ikintu ariko se bitwaye iki
biraho ngaho ubuzima cyo ngitwaye ngo urabona se ntacyo kugarura uko kimeze ngo none se ngo akakantu kacitseho gusa ubuse cyangwa se ngo ntabwo gisobanuye ikintu kinini kuri wowe umwaka ugifashe neza ukitaho wowe cyangwa ukamubizi ko inshuti yawe hari ukuntu wumva ko ukuntu ufashe ibintu n'inshuti yawe ariko ibibona kandi mu by'ukuri tufite amaso areba uburyo butandukanye akajambo kababaza ufata ibintu byawe by'agaciro umuntu yazamo ukabona we ababizi ko ari kuteye ariko kuki yirengagiza ko ari uko mbese kukubabaza akahita akubwira ngo wibya big deal nawe ntabwo ari ibintu birenze ngo ntabwo urugero mba navuga umutije umupira wenda uracitse uramubwira yafite ukuntu yawambaye yawugize umubuza nyuma yawo nyine ukamubwira ati dore ikibazo ko nta kibazo ngo akangaka se si 500 kukadodesha se ngo kugisa atakadodesheje ibyo bikwereka umuntu uri irresponsible iyo uri irresponsible uraciye ukamubwira uti umupira bantije wacitse ukawufata ukagenda ukawudodesha kandi yakuzanira ntabihishe yego akaza akabwira ati uyu mupira warawuntije I'm sorry ugiraho akabazo ariko nagakoresheje wenda ukarakara ariko banagakoresheje hari ukuzanira gutyo cyangwa se akazawuzana akawutereka ahantu ukazabihasanga nk'uko watiza umuntu mashini akigira naho byabaye akazana umugozi wapfuye ntabe yanakubwira abaje ngo cyashaje nawe yakubwira ngo sha uzi ko byagenze gutyo wenda nge ubushobozi bwo gukoresha ntibishoboka no kubimenya rege cyangwa se bivuze no kubimenya akakubwira ngo umugozi wawe urawuzinga cyane wenda nawe yawuzinze aza kugira ati umugozi uzinga gutya si oya nta na kimwe we arakuzanira nawe azabwise kwamaye ikintu runaka ikintu namwe cyarababayeho hari abantu muziranye nagize amahirwe umushuti wanjye niba yarakora iki kiganiro ntabwo mbizi ariko mvuga ngo abantu bose muziranye ntabwo ariko ari inshuti zawe uyu muntu yakurikiye ikiganiro ari kuganira ngo abantu bose yabyereka kuri stati ngo abantu bose muziranye ntabwo ariko ari inshuti zawe noneho hari abantu muzi ikintu cyose umuhaye kigaruka cyapfuye abo bantu namwe murabagira akantu kose akozeho ako kozeho karapfa simbizi baza mu ntoki zabo harimo ibindi bintu reba rero inshuti yawe cyangwa ikaza ntabwo akantu icyo gihe iyo ari ikintu numva witukire usanga ubabaye kukimurekera yes urakimurekera ariko ni irresponsible urababara ubwo icyo gihe ugira ntabwo wongera kugira icyo cyizere cyo utiriza telefone ikagaruka ifite ikibazo sharijeri ikagaruka ifite ikibazo kandi byose ari bizima ukamuha laptop telefone akarangiza amayinite n'ibiki byose yabimazemo burundu abo bantu bari irresponsible ukibaza eske yarabizi ko nyine agamagara wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane akibaza se yajeje gutira umuntu umwe wenda runaka simbizi ntabwo biryo abo bantu uzi ukuntu bamera hari abantu bari responsable ku giti cyabo kuko bari egoyiste ariko ku bandi bakaba irresponsible akaba ariyo mpamvu bakonsoma n'abakonsomateri ari egoyiste warikunda wanamara ukavuga uriya muntu ni sawa nanjye twaba inshuti kubera ukuntu ubona yikunze ukagira ngo mwapartage aho ngaho niyo umutiye ikintu cyo tuvuge ntacyago abantu badashobora kugutiza oya ntayo mfite yagize ikibazo kandi hari nzima wowe yagize akagutiza yawe yamara gupfa bikarangira amayinite afite kandi afite momo noneho wowe agakoresha ibyawe bikarangira ibyo byamara kurangira ariko uko naguze amayinite ndumva abo bantu nabitekerejeho ndumva birambabaje ndumva birandenze none se wenda ku byo gutira nta kibazo urabizi ko mwese murafite amafaranga mwanabivuganye ko mugiye gusohoka mufite amafaranga neza akirengagiza wenda njyewe ndabazi akirengagiza nkaho ntabwo bindeba nyine wita nyine ari aho ngaho ubwo icyo gihe icyo ukora urishyura gusa ukibaza biga umuntu twaje tumenye twumvikanye ko twishyura kimwe ubwo icyo gihe ni ukuba egoyiste cyangwa ni ukuba harimo kwikunda kuko iyo uri egoyiste urabanza ukikunda hakabamo kuba ari responsable ku giti cye kuko warimenya ni ugutandukanya bino bintu bibiri hari ukuri responsable ku giti cyawe gusa ku bandi ukaba egoyiste ukaba na irresponsable ukaba nta muntu waha serivisi for free ukaba nta muntu wafasha cyangwa wakwita ku bye
ariko ukaba ushobora kubikonsoma iby'abandi ariko wishyira ariko ibyawe bikaba biri ku murongo kandi bimeze neza. Hakaba n'abandi bantu bari responsable akora ibintu iby'abandi byaza bikata biba priority, akita ku by'abandi ashaka gusharinga. N'abandi rero aba responsable kurenza wowe akiyibagirwa. Ntabwo ari kuba ari responsable, hari ukuba umuntu adashobora kwiha we areba iby'abandi we ntiyirebe, ngo we ntiyikunde. Si uko batikunze, baba yumva yikunze buriya aba yumva bitari ngombwa. Nyine biramushimisha kumva ko wenda ngumfashije gute, ariko we ntiyimenye. Ugasanga ni responsable ku giti cye ariko ari responsable ku bandi. Abo rero iyo babonye bagahura n'uwo muntu uri egoyiste, aramuprofita. Umuntu agakunda utuntu twe twose akatubika agakonsoma iby'abandi gusa, utwe ntadukoreho. Muri segonderi barabyibika ibyo bintu ko byabagaho, amasabune, impamvu sindikora ibyo wowe uri kuvuga ariko muri beje. N'ubu ngubu bibaho kuri bikeya muhuriraho n'abantu, cyeka abantu bakiri batoya bahuje. Noneho yanabikora agashyiramo ingufu nyinshi ku buryo aba ashaka kubimara. Tubwe nimba anakoresheje n'icyo kintu cyawe agagikora mu buryo nyine ntabwo ushobora kumutiza kumuha isabune ngo akaraga yashe cyangwa azayigarure wamuha amavuta igeze muri mote ikagaruka icupa nacyo cyuko bose bayaviduye byagenze bite utavuga nka parufe akiteyanize n'umunsi w'ikirenge none ubutaha ngo yangu ufite nyinshi wowe ngo wowe twebwe twabyitaga kuyoga akayoga parufe ukamutiza akantu akakabyaza umusaruro. Abo ngira ngo buri famille bifite umuntu umeze gutya. Ntabwo yawe buri gihe tugiye kuvuga ku muntu uri muri negative. Afite parfait ye irahari n'ibintu nta n'umuntu ujya ukoraho. Oya ntuzanakoreho kandi nta muntu ubizi ko mudashobora kubikoraho. Sasa rero wowe urutwaho ni keza ngaho nyumvije ugiye gasirabo ngaho shiraho nyine iki ni keza ejo biza kurangira byagiye muri ka kabati ke ubwo nyine nge rero sinzi kugira ugasanga wabimuhariye cyakora urambwira mpereza ngeze naguhaye ya parfait ugasanga nyine muri korana se ibyo bintu biba oya muri famille mufite uwo muntu kandi muri yizi niba tubavuze nawe bavuga amazina muri yizi aho muherereye mwese akubundi ni murakorera bati gasa ndashaka kubera inshuti nziza ibyo birahagije ibindi byose bizikubitaho azabyemera kuko ni inshuti nziza ndashaka kumugaragara ndashaka kubera inshuti nziza ubiyize uyu binyandikire twavuze no kuvuga nta kibazo oya kuvuga rega na profile hari ntose si hari ntimuharira okay ngaho ucara ubirebe neza eme abifate nzajya mbigendana kuri flash barakama kuri telefone kuri flash kadasirama kuri telefone no kuri laptop uzi ibihugu bihari birenga no mu Burayi tugerayo ngayicara ubivuge bara profile ubivuge twumve ko bivamo kandi ukazagushimisha no kuri kumugisha inama kandi ari ugiye kumusaba kandi kazagushimisha nyine emazakangakira kandi kuba sexy wenda byose bizagemo sexy oya tugiye kuyagaragara natangira Queen rero ku mugaragaro oya kutarimo gasaye kubikora nabi bazeditinga ntabwo bafatanya amagambo ntabwo wareke nkavuga uburyo bwanjye ibi ni ibikira reka mubwire kuri ibyo basaba ubucuti wowe winjiramo ikindi afite n'ubucuti aranshaka reka nyidirectinge nyine ego we ntabwo ugomba kuvuga ngo uze kunyandikira uzamwandikira umusaba kuba direct nagomba gutangira uvuga ngo Queen rero inganzo reka bantera imitoma ariko watangira uvuga ati ko nshutangiye Queen mfashe umwanya bitangire kamembe ibintu birofishe Queen rero urabise ko hari ntabwo hari amasaha ashyiraho n'itariki n'umurenge n'umudugudu byose none sinzi ko bimeze ni gute nashaka kugusura uyu ndimo ntabwo mwibuka harya witwa mwiki rero mubana mu mudugudu umwe na pole ntabwo nabimenye ninde wibukaga uyu turi uyu hano kuri Genesis zawo ese yaransekeje bati mu mudugudu witwa Rayon Sport witwa Rayon Sport
oya witwa gikundiro mpita namubwira nti mwibuka kuko resiperi bayita gikundiro ngiye gutekereza umudugudu atuyemo ngo banza kuririmba ya ndirimbo ya Rayon kumenya uwa Kiyovu ni uwe ngo ariwo ndimukiramo ajya kuririmba gute ngoreyo ariko mbona ibyo yongera yagiye kuzuza ntabwo ibyo wongeye ntabwo yagiye kuza famura bakaririmba indirimbo ya hari Rayon umuntu twe turi kumwe tumamagara ze oya twe turabuza fomu hano ku kazi urumva none kugira ngo nibuke nyine uwo mudugudu nzi ko izina rya reyo ryitwa gikundiro utera indirimbo aha ngo ngwiki gikundi reyo akibagiwe rero gusa icyo si ikibazo ngo gikundiro kwa kwimuka cyane wimuka zeru uva muri kati imwe n'imwe ifoko nagize imana mbona iyo mfata donc ufata mu mutwe umudugudu mbamo cyakora isibo mbamo siyo sibo se ni umudugudu n'isibo biratandukanye n'inyumba ndaza kongera mbirebe haba hari agakarte gahari ariko nyine gikundiro okay twagiye action oya se ariko ufite ikihe kibazo gikundiro we kwini rero uri hano ndabizi kuri kunyumva uri n'inyuma yanjye kuri iyi saha ya saa 12:41 ndagusaba ko nakubera inshuti nziza bara inshuti nziza gute kandi uzansubiza ndagusubije kandi inyuma yawe inshuti nziza gute okay kuba inshuti nziza y'ubusazi crazy friend inshuti nziza kuba hafi responsable aussi oui nibyo kukuba hafi uzi ko ushaka kuza ukaba hano hafi y'umuntu ariko umukonsoma ntabwo nzagukonsoma ariko nzagukonsoma gato ntabwo bazagashiremo oya muzakeditinga ariko kazazamo niyo intro konsoma gato n'ibindi wenda uzifuza kumenyaho nyuma ubwo wazambwira niba wakiriye ubu busabe oya akeneye paje 3 wirangiza wisoza yakubwiye ko akeneye paje 3 ibi ni ibiki umva ayoke najya gusanga gasirabo atazi kwandika nta nyeneri ririmo mu bintu uvuze abandi batinya ibintu bavuga gutya ariko undi ntazi kwandika ntabwo nzi kwandika ngaho mureba umubwire iyo najyaga njya kwandikira abashiri byarananiraga ubwo netajyaga njyaga google Google hariya google iyo nshuti nyemerere cyangwa vendete oya bareta ababitekerejeho umwanya munini uko bitekerezaho ababitekerezeho abantu mwese nasohokanye mu ndimo mwenda urabizi mu mutima wawe waba warangiriye nabi waba warangiriye neza waba uri inshuti yanjye waba utakiri inshuti yanjye undi mu mwenda wo kunsohokana ukabura wishyize kuko niba mushaka ko tuba inshuti ziri responsable responsabilité nafashe nk'inshuti cyangwa nk'umuvandimwe cyangwa nk'umugezi cyangwa umuntu twamenyanye cyangwa se umuntu dukorana nababaye ariko nababaje responsable cyangwa uri responsable ndi responsable ndi responsable ndi responsable se rero kuko murambabarira ntabwo nari mbizi imbere sibyo ubu ndizi ndamenye urushyi rwumagaye rwumi mukubise urushyi ruromera rwumi so ubu ngiye kureba gusa jyewe abantu bashishikazwa n'ibintu byabo gusa hoya bari egoyiste serivisi nibo bazihabwa n'ejo bundi baratubwiye ngo abantu ntibakajye tugenda ngo duhe serivisi mbi ngo tubyemere his excellence yarakivuze so ati nimujya ahantu bakaba serivisi mbi kandi zihenze muri buzishyure ntimukazemere igihe kirageze cy'uko inshuti twaye serivisi nziza ntibabirikonese rwose tutazasubirayo kuko ntabwo baduhaye serivisi nziza kandi we did it for kunda mugenzi wawe nk'uko ugize te nk'uko wikunda niba ushaka ikintu runaka kikubaho kibe cyiza inkundamugayo shopori yari yabandikiye ibintu bakubanza nabo bafite ko bari benshi
wakora iki mu gihe uhora umwibutsa umurongo ushaka ko mugenderaho ariko we agakomeza awica? ariko aho ngaho byaba ari itegeko umurongo hora niba mushaka amategeko niba ukunda muri hahandi inshuti ye iyo yigurira amandazi 2 deje mugura na 2 ntabwo bigomba kurengeje. ariko murabizi ko urumva ni manguhe nka wawe uvuga twishyure rero mbere yo kujya gufata izindi inguzanyo z'abandi bafashe. nzabishyura nuko ayiwe. So, ubwo rero ubushize twavuze abantu bari responsable, uyu munsi twavuze abantu bari responsable n'abari irresponsable, tuvuga ku nshuti nziza n'inshuti nzi gusa zigomba kongeraho za kugira ngo twongere tube inshuti. Niba uzi ko wagiriwe neza subira inyuma wakugiriye neza nawe umugirire neza, nturindire ko hari marayika uzamanuka, kuko niba warashoboye kubona ubwiza bakugiriye nuko nawe ushobora kubikora, kuko warizi bakwigishije kugira neza mu kukugirira neza. Nawe rero subirisha ineza wagiriwe, wirindira yuko niba unkoreye neza njyewe nzayitura pole pole, akayitura nyirakuru, nyirakuru akazakugirira neza malgré ko wenda yaba atanakiriwe. Ibaze icyo kintu. Mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Genesis TV yabateguriye, tuzongera gusubira kuwa 5. Ciao ciao. Aha ni nagusoza. Genesis TV, the center of happiness.